reka dusengane hamwe twiragiza Imana, kandi wibuke ko aho babiri bateraniye Imana irabasanga. Njyewe nawe turahagije ku byo twasenga isengesho rikagera ku Mana, kandi Imana yavuze ngo abasenga bizeye izabaha, abasenga bizeye bagasaba mu izina ry'umwana wayo, na Yesu yaravuze nimusaba mu izina ryanjye muzahabwa. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana igira neza, turagushima kuri Imana ibana natwe muri byose, tukaba tugeze uyu munsi tugihumeka. Turagushima ko warinze imiryango yacu, turagushima ku byiza byose washyize mu buzima bwacu n'imigisha. Mana, niba itaragenze neza turabizi ko wabyitegereje uzi impamvu. Mana, ntabwo duhangayitse kuko ibyo tugusaba tutarabibona, turabyizeye ko imigambi dufite ari iyo kutugirira neza. Mana, turabizi ko uri Imana idukunda, turagira ngo udufashe udukureho umwuka w'ubwoba no guhangayika, utuma dutekereza ko ubuzima buturangiriyeho, utuma dutekereza ko ubuzima butari kugenda neza, ntitubashe no kubona n'imigisha wasize mu buzima bwacu. Mana, ukomeze uduhe icyerekezo cyo kugendamo tugusanga, kandi tweze umwuka wawe atuyobore buri ntambwe dutera tugusanga. Adukomeze, aturinde imitego y'umwanzi, aduhe ubwenge bwo kubasha guhitamo neza, dukore amahitamo abereye amaso yawe kandi abereye ubuzima bwacu. Mana, ongera uhereze umugisha wawe Mana, uduhereze umugisha mu maso y'isi yose Mana. Abantu batureba bamenye ko turi ubwoko bwawe, bamenye ko tugendana nawe Mana. Izina ryawe rikomeze rizamurwe, rishimwe. Waravuze ngo abana bawe ubaha umugisha. Mana, duhereze umugisha mu izina rya Yesu. Mana, turinde ibitugwishe, turinde imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mana, ndagira ngo ukomeze utuyobore intambwe ntidutsikire. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.